intore nesha kurama mwe mujyanama w'ubuzima ikigo nderabuzima murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Penina Mukanoheri, ndi umuforomokazi uyobora ikigo nderabuzima mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Aha duteraniye turi abajyanama b'ubuzima basaga 7,000 n'abandi bafatanya mu bikorwa by'ubuzima bubereye abaturage. Twatangiye mu gitondo tuganira ku byagezweho mu rwego rw'ubuzima, ababigizemo uruhare, ndetse tunafatira hamwe ingamba zadufasha gukomeza guteza imbere ubuzima bwiza bw'abaturage. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo mutwemerere mugenzi wanjye aze atugezeho incamake y'ibiganiro twagiriye ahangaha. Murakoze. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yacu y'u Rwanda, nitwa Magnifique Beatrice, naturutse mu karere ka Kicukiro, ndi umujyanama w'ubuzima. Muri make nagira ngo basangize ku biganiro mu kanya twari turimo tuganira. Twaganiriye ku birebana n'imirimo abajyanama b'ubuzima bakora, urugendo uko twatangiye turi bakeya. Uyu munsi wa none tukaba tumaze kuba benshi, twakomeje tuganira uburyo dufasha abaturage ndetse dufatanyije n'izindi nzego, aho twumvishije abaforomo, abaganga batubwira ibikorwa bamaze kugeraho mu turere tw'iwabo, harimo akarere ka Rusizi. Muganga yatubwiye uburyo bubakiwe ibitaro bikomeye cyane, bagahabwa abaganga b'inzobere kugera ku rwego rw'uko uyu munsi wa none, kubera abaganga b'inzobere uyu munsi wa none barimo baravura indwara zikomeye nk'impyiko. Abaturage bajyaga bakora urugendo bakaza inaha i Kigali, ariko uyu munsi wa none baroroherejwe kubera ibyo bitaro bubakiwe. Twakomeje tuvuga iterambere uyu munsi wa none tugezeho nk'urwego rw'ubuzima, tugeze ahashimishije. Murakoze cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yacu y'u Rwanda. Arakoze umujyanama w'ubuzima uduciriye mu ncamake y'ibiganiro twagiriye ahangaha. Ndagira ngo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mutwemerere Minisitiri w'Ubuzima aze abagezeho ijambo ry'ikaze, aze no gutumira umushyitsi mukuru kugira ngo atugezeho impanuro yaduteguriye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tubashimiye umwanya mwaduhaye. Imbere yanyu hateraniye abajyanama b'ubuzima barenga 7,000, ariko baherekejwe n'abayobozi b'ibigo nderabuzima byose byo mu Rwanda bigera kuri 500, abayobozi b'ibitaro ndetse n'amavuriro yigenga, ariko dufite n'abafatanyabikorwa mu rwego rw'ubuzima. Abajyanama b'ubuzima uyu munsi twifuje kubashimira akazi bakora, kuko bamaze imyaka 30 bagira uruhare mu kubaka u Rwanda, cyane cyane urwego rw'ubuzima. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibyo twaganiye mu kanya umujyanama w'ubuzima yarabikomojeho, ariko nagira ngo mvuge bike
nongeraho cyane cyane ku kijyanye n'indwara abajyanama b'ubuzima bafashije igihugu cyacu guhangana nazo. Hari indwara ya malariya. Abanyarwanda 2 kuri 3 barwaye malariya bavurwa n'abajyanama b'ubuzima. Ibyo babikoze imyaka irenga 29-30, ariko umusaruro twakuyemo nuko malariya yagabanutseho 90%, 90%. Ubu twabaruraga abanyarwanda hafi 6,000,000 barwara malariya ku mwaka. Ubu muri uyu mwaka turi kubarura 500,000 gusa. Kurya amavuriro yacu ntabwo akijyamo abantu barembye kubera indwara ya malariya, kuko abajyanama b'ubuzima babikora neza ku rwego rw'umudugudu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntabwo bakora bonyine, bakorana n'ibigo nderabuzima nabafasha ku bikoresho n'amahugurwa, ndetse bikazamuka bikagera ku bitaro, aho twanarebye ubundi bufasha bakenera kugira ngo bakore imirimo yabo neza, natwe dukomeze twubaka urwego rw'ubuzima. Hari icyo mwaduhayeho umukoro mu ntangiriro z'uyu mwaka, mudusaba yuko twakongera ubushobozi mu butabazi n'ubuvuzi bw'ibanze, cyane cyane urwego rwa ambulance. Abajyanama b'ubuzima bagunda guhamagara ambulance ku babyeyi batwite, ndetse zikaba zafasha n'abakoze impanuka. Mu Rwanda twari dufite ambulance 247, ariko nyuma y'umukoro mwaduhaye twafatanyije n'inzego zindi za leta, cyane polisi y'igihugu n'ingabo z'igihugu, hagurwa ambulance 246, ku buryo iza mbere 80 zageze hano mu Rwanda, ndetse muri iki gitondo zikaba zatangiye kujya mu bitaro no mu ntara zose. Turateganya ko mu gihe kitarenza amezi 3 cyangwa 4 buri karere kose k'u Rwanda kazagira ambulance nibura 8 nshya muri izi zaguzwe. Ubundi buri karere kagiraga ambulance 6 cyangwa 7, ni ukuvuga ko twongeye ubushobozi inshuro 2 zirengaho gato, bikubye 2. Ikindi mwari mwadusabye excellence nuko tutagura ibikoresho gusa, ariko tushyiramo n'uburyo bikoreshwa neza ndetse n'ababikoresha. Ibyo nabyo biri kugana ku musozo, ku buryo umukoro mwaduhaye tuzawusoza 100% mu gihe kidatinze. Ikindi navuga, hari ibikoresho, hari ubuvuzi, ariko hari n'abaganga. Abaganga dufite nubwo badahagije bunganirwa n'abajyanama b'ubuzima. Hari gahunda twatangiye 4x4, 4x4, nayo iri kugenda neza. Ku ntego twari dufite uyu mwaka twabashije kuyirenza, ubu turi ku 146%. Ibyo twateganyaga, abo twateganyaga kwinjiza mu mashuri y'ubuvuzi, twibanda cyane ku babyaza. Dufite ababyaza bake, ariko imibare y'ababyaza turashaka kuyikuba binarenze 4. Byaratangiye k'uyu mwaka, turateganya kuzinjiza abagera ku 1,000 batangiye kwinjira mu bubyaza, basanga 2,000 twari dufite mu gihugu cyose. Imibare ikihuta, bityo bikagabanya impfu z'ababyeyi n'iz'abana. Abarwayi benshi bava mu ntara baza kwivuza i Kigali bashaka abavuzi b'inzobere. Twashyizeho ibitaro byo ku rwego rwa 2 byigisha bya kaminuza, 2 muri buri ntara, level 2 teaching hospitals. Amezi 3 ashize twari turi kubishyiramo abavuzi b'inzobere, ku buryo hamaze kugera inzobere 100, abaganga 100 b'inzobere, abenshi baturutse hanze y'igihugu. Ubu batangiye kwigishiriza mu ntara zose, kugira ngo hari porogaramu nko kubaga ubwonko n'ibindi bitakorerwaga hanze ya Kigali, ariko mu karere ka Huye byaratangiye, ndetse no mu ntara zose hari abo bavuzi, kugira ngo byagarutsweho nabyo. Biratuma abarwayi batazi Kigali gushaka inzobere, ahubwo bavurirwa mu ntara zabo. Ibyo nabyo turagomeza kubishyiramo imbaraga, ku buryo umunyarwanda abona ubuvuzi bwo ku rwego rwo hejuru atagombereye kuza mu mujyi wa Kigali. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nasoza mvuga ko imbogamizi zigihari nazo twiteguye guhangana nazo, ntabwo zikomeye ku buryo zatunanira dushyize hamwe,
kandi mu buyobozi bwiza mutuyoboyemo abajyanama b'ubuzima batubereye ku musingi w'urwego rw'ubuzima, nabyo turabona tuzabigeraho. Hari ikijyanye no kugira amavuriro menshi kandi meza, ibikoresho bikwiriye, ndetse n'abo baganga twavugaga nabo tugakomeza kubaha ubushobozi n'imibereho myiza uko ubushobozi bw'igihugu cyacu bugenda buboneka. Ndetse gahunda y'ubwisungane mu kwivuza mituweli nayo turashaka gukomeza kuyiha imbaraga kugira ngo n'izo ndwara zikomeye cyangwa se zihenze tubashe kuzivura hano mu gihugu cyacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twasoza tubashimira cyane uburyo mwatanze urugero ku bajyanama b'ubuzima bagakorana ubushake ndetse bagakorera ubushake nk'uko mwabibwiye urubyiruko mu minsi ishize. Bariteguye kuzakomeza kubaka igihugu cyacu, kandi igihugu ni ubuzima. Iyo umuntu afite ubuzima bwiza n'ibindi abigeraho. Turiteguye natwe gukomeza kubaka urwego rw'ubuzima duhereye hasi tukagera hejuru. Uyu mwanya rero abajyanama b'ubuzima bafite inyota yo kumva ubutumwa n'impanuro mwaduteguriye uyu munsi, tukaba twishimiye kubakira uyu munsi. Umwanya ukurikiyeho tukaba turi buze kwakira ubutumwa bwanyu. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Halo, muraho neza. Akazi k'uyu munsi kuri jye karoroshye, agakomeye mwaragakoze kandi mwagakoze. Icyanzanye aha rero cyangombwa kibanza ni ukubashimira. Mwebwe ari abakozi, ari abajyanama, inzego zitandukanye z'ubuzima, nagira ngo rwose mbashimire uko byinshi byanavuzwe, hari n'ibitavuzwe, igihugu kimaze kugeraho ni ukubera mwebwe. Ndetse abenshi muri mwe mukanabikora nta gihembo, nta mushahara, n'abandi n'abitwa ngo barahabwa umushahara ni mutoya ntungana n'akazi bakora uko kangana. Ikituzitira ni kimwe gusa, kugira ngo dushobore kunganira bihagije abakozi bose bo mu nzego zose. N'amikoro atangana n'icyo twifuza kuba twakora cyangwa twaha abantu kugira ngo tugikore. Hanyuma ariko ni nayo nshingano dufite mu nzego zitandukanye, gukora tugira ngo tugere aho igihugu gishobora kugira ubushobozi, ari kuri ibyo navugaga cyangwa ari no ku bindi, ubushobozi bushobora gutuma dutera imbere, twihuta, tugera kuri byinshi dukeneye bijyanye n'igihe tugezemo. Akazi ni kenshi rero cyane. Hari aka kazi mvuga k'ibijyanye n'ubuzima, hari n'akazi kagomba gukorwa hirya no hino ku bindi byinshi,
ari ukugira ngo tubone ayo mikoro, ari no kugira ngo tugere aho dushaka kugera. Nicyo kibanze cyanzanye hano kugira ngo mbiganire namwe, ariko mpera ku kubashimira nk'uko nabigenje. Igihugu abagituye batagira ubuzima bwiza ntaho bagera. Byose bishingira ku buzima. Uri muzima kugira ngo ushobore gukora akazi gatandukanye kuri twese. Ibindi byose naho byubakira. Hari abajya mu masambu yabo kuyahinga ngo beze, ngomba kujya hari uko ufite ubuzima. Hari abana bavuka kugira ngo bazabe abanyarwanda bafite aho bashobora kwigeza, aho kugeza igihugu, nabo bagomba kuba bazima. Naho bihera rero, ibindi byose bikubakira aho ngaho. Urumva uburemere bwabyo. Ibyo byose bikubiyemo rero hari abajyanama b'ubuzima bakoresha umutima wabo, ubushake, bakoresha imyumvire bafite uko yaba ingana kose. Inshingano ya mbere dufite yindi ni abo ngabo kubaha ubumenyi bwatuma bakora bakoresheje n'ubushake bwabo neza kurusha. Ngira ngo ibyo minisiteri ibishinzwe ikoranye n'izindi nzego ni ugushaka uburyo bwose buri wese ku rwego ariho rwose agira guhugurwa, agira kumenya, guhora yongera ubumenyi yabona kugira ngo ashobore kurushaho gukora akazi neza. Naho ubushake bwo burahari. Ubushake, ubwitange mufite, gukora benshi mudahembwa, n'abahembwa bagahembwa ubusa, nicyo kibanze, niwo musingi, niho duhera. Iyo ubifite, ibindi biroroha, urashakisha uko bishobotse nabyo bikagerwaho. Turashaka rero no gutera imbere mu bundi buryo bugezweho. Nanone ku nzego aho bishoboka gukoresha ikoranabuhanga, ntibibe kujya kwa muganga, ntibibe nko kujya mu bapfumu. Abapfumu bakoresha ikoranabuhanga. Bafite ubundi bushobozi ntazi, ariko ngira ngo barabivukana. Ubwo bushobozi niba buhari cyangwa niba bukora n'ibyo bavukana, hari abatabivukana badafite ayo mahirwe. Ariko rero kuri buri wese hano n'ahandi tuvukana ubwonko bukaduha, iyo dushakishije kumenya turamenya. Iyo ushakishije kumenya neza rero nabyo bihera
uko wabonye inyigisho, bakwigishije uko bakwigishije, ibyo bakoresheje kukwigisha. Ibyo rero byose ikoranabuhanga rirabitubura. Ikoranabuhanga rituma ibintu byihuta, bituma bitubuka, bishingira ku kuri kuko ibintu biteye. Ibyo rero ni ngombwa ko kandi ntimukihebe n'abakuze bari mu myaka nk'iyanjye n'abanduta. Iteka igihe uriho ufite ubuzima bwiza, uba ufite ubushobozi bwo kwiga. Cyane cyane iyo ufite nyine ubuzima bwiza, bya bindi twahereyeho, uriga ugatera imbere mu bumenyi n'ibikorwa bikarushaho kuba byiza. Nicyo duharanira rero, niyo politike y'igihugu cyacu, niyo politike yacu, niyo politike yanyu. Ibyo ni uguhora tubizirikana, ni uguhora tubishingiraho kugira ngo dutere imbere. Ntabwo rero ngira ngo ibyavuzwe, imyaka bimaze, uko bigenda bikorwa, ibyo tugenda intambwe dutera, ibyo biri mu nzira ni ibisanzwe. Icyo twifuza ni ugukora ibirenze, tugahora twongera. Nagiye kuvuga nti ntabwo ndi busezeranye ibintu byinshi bindi. Iyo ugiye gukora amasezerano, gusezerana n'abantu cyangwa kugira icyo mbemerera, ugera aho uhera ushingira, ndetse ukaba utekereza n'ubushobozi uko bugenda buboneka mu gihe uko kigenda gihita. Ibyo rero ni icyo kiganiro kirashingiraho kuvuga ngo nasezeranya ko guhora dutera intambwe ari ngombwa muri biriya bice navugaga. Nababwiye ko ariyo politiki, niyo tuzakomeza gushyigikira no guteza imbere. N'abandi muri mwebwe, urubyiruko, abakiri bato bazamuka, nabo bagomba kugera aho bagera bakayobora iki gihugu cyacu mu nzego zitandukanye. Politiki niyo ngiyo y'ejo hazaza, ibikwiye ndetse no kuruta iy'ejo hashize. Nicyo kiranga abantu bashaka gutera imbere, bashaka gukora ibibafitiye akamaro, nk'uko tubibona ndetse n'ahandi aho ariho hose. Nagira ngo rero nanone nsoze mbasezeranya ko tuzakora ibishoboka byose. Iby'ibanze turabifite, ni mwe, ni ubushake bwanyu, n'ibindi ubwo kubyubakiraho nabyo ntabwo byagorana. N'ibikorwa tugiye kujyamo igihe kiri imbere kitari kera bijyanye na politiki, murakoze. Politiki navugaga niyo ngiyo. Abazana politiki
iruta iyo ngiyo aba ari bo muzatora. Ibyiza rero nk'uko bivugwa biri imbere. Reka nsoreze hano. Asante sana. Nagira ngo nsoreze hano nongera kubashimira, hanyuma ngira ngo turakomeza ikiganiro mu bundi buryo babiteguye. Murakoze. Intore! Arakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ndabona abantu bandebana ibinezaneza nk'abifuza kongera kumushimira. Tumushimire. Bantumiye gukomeza gukora ikiganiro nawe. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, ngira ngo amaso yanyu arabyibonera. Mwene imbere hano. Yego, murakoze. Amaso yanyu yabibonye, abantu barabagaragariza ko bafite imbamutima, barashaka kubabwira, barashaka kwisanzura. Nagira ngo nimubitwemerera twakire ibitekerezo cyangwa ibyifuzo bitatu mu bateraniye hano. Cyangwa ibibazo cyangwa inyigisho. Murakoze. Ndabona igitekerezo mu 107. Ufite mikoro yakwegera umuntu mbona mu 107 agatambutsa igitekerezo cye. Tujye dutebuka ariko no mu bikorwa, no mu magambo, no mu mvugo, tugere ku ngingo vuba. Nitwa Singiranabo Vianney, naturutse mu karere ka Huye mu kigo nderabuzima cya Rusatira. Ndatangira nshima nyakubahwa perezida, ndashima gahunda nziza mwashyizeho ya 4 gukuba 4 mu myaka 4. Natwe nk'abajyanama b'ubuzima 4 ku mudugudu mu nguni enye, natwe twiyemeje ko mu kwigisha abaturage tuzabikuba 4. Nyakubahwa perezida wa repubulika, mubinyemereye nkaba nari mfite n'icyifuzo. Nk'abajyanama b'ubuzima biratugora kugera ku kigo nderabuzima kubera ko ari cyo dukorera, ndetse n'abaturage kubageraho tubakorera ubutabazi bw'ibanze cyangwa se bagize ibibazo bitandukanye by'ubuzima. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nkaba niba bishoboka mwatworohereza nk'abajyanama b'ubuzima mukazaduha utunozarugendo. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Arakoze cyane. Ibyiza navugaga biri imbere ni ibyo ngibyo. Tuzakora ibishoboka. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ndabona ikiganza hariya mu gice cy'102. Ndagira ngo protokole bamuhe mikoro abagezeho igitekerezo cye. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Niyigena Pacifique, ndi umukozi ushinzwe ibikorwa by'abajyanama b'ubuzima ku kigo nderabuzima cya Kinyinya ni mu karere ka Gasabo. Nyakubahwa perezida wa repubulika, banje kubashimira uburyo mutekereza urwego rw'abajyanama b'ubuzima ndetse n'abanyarwanda muri rusange.
icyo mfite ni icyifuzo abajyanama b'ubuzima bahawe amahugurwa ku gupima no gukurikirana indwara zitandura bikorewe ku rwego rw'umudugudu, ariko dufite imbogamizi z'uko batarabona ibikoresho bizabafasha muri iyo gahunda kugira ngo bari abantu bibasiwe n'icyo kibazo babashe gufashwa. nkaba nifuza ko iyo gahunda yakwihutishwa. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Okay. Nibyo rwose bikwiye kwihutishwa, nanjye ndemeranya nawe. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ndabona ikindi kibazo mu 117 ndagira ngo protokole amuhereze mikoro. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Mutijima Eugene, naturutse mu karere ka Kirehe, Intara y'Uburasirazuba, ndi umujyanama w'ubuzima. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo munyemerere imbamutima zanjye mbisabire, mudufitiye byinshi kandi mukadukorera byinshi, ariko mfite akabazo k'amatsiko. Ndagira ngo mutwemerere mutubwire inzozi mudufitiye nk'abajyanama b'ubuzima muri iki gihugu cyacu, uruhare umujyanama w'ubuzima azazigiramo. Murakoze. Ko nahoze ngira ngo ibyo byose byasobanuwe, ntabwo ari inzozi, ni ibikorwa bizakorwa. Navuze amahugurwa, navuze ibishoboka ku buryo byo kubunganira bibaho ubundi buryo bushobotse, guhembwa uko abahembwa kurushaho, gushakisha uburyo bujyanye n'amikoro yacu, ariko tukareba ko ibintu byarushaho gutera imbere, byatubuka. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Impanuro mwaduhaye ni nyinshi kandi nabonye zirimo ibisubizo by'ibibazo byose abantu bari kubaza, mwabyumvise. Ni ukugira ngo gusa bakomeze babumve kwa kundi inyota itagishira, ariko kubera ko tuzi ko mufite inshingano nyinshi, twagira ngo tubashimiye Nyakubahwa Perezida. Murakoze. Okay. Ngira ngo ibisubizo dufite tugira nibyo byinshi kurusha ibibazo tuba dufite, kandi hari ibibazo ni ukubishakira ibisubizo uko bishoboka. Nyine tugahora turi abantu bashakisha ibisubizo, dushakisha ibibazo. Ibibazo byo bihari birigaragaza, cyaba gikurikiyeho, ariko nabyo ibibazo bikwiriye kwizana, ntabwo ari twe tukwiye kuba tubizana cyangwa tubitera, sibyo? Mugire ubuzima bwiza rero. Gahunda yari duteranyirije hano irarangiye. Ndagira ngo na morale nyinshi duherekeze umushyitsi mukuru muri morale. Izindi gahunda turazibamenyesha umushyitsi mukuru amaze kugenda. Murakoze.
my